Amahoro y'Imana nabane namwe. Turabasuhuje abari mu majyepfo, abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali turabasuhuje. Ndetse n'abandi bari mu bihugu hirya no hino mwese turabasuhuje. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turabashimiye ko mutahwemye gukomeza kubana natwe no gusura channel yacu Zakari TV. Mwabaye ab'imumaro, mwarakoze cyane kuko mwakomeje kudushyigikira mu buryo bushoboka bwose. Imana mu ijuru izabahembe kandi ikomeze kubaha umugisha. Natwe rero ntiduhwemye dukomeza kubagendera hirya no hino tubashakira ibishobora gutuma munezerwa cyangwa se mukamenya amakuru atandukanye impande zose. Ubu tuvugana twasuye umugabo witwa Rasta cyangwa witwa Habimana. Muri iyi minsi uri kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, uri gutumwa n'Imana ngo ni umuhanuzi uri guhanura iby'Imana yamutumye, ni umutumwa ngo uri gutumwa iby'Imana iri kumugezaho muri iyi minsi. Twamusuye turagira ngo tumubaze koko rimba ari Imana iri kumutuma, tumubaze koko imbaraga ahantu ari kuzikura, tumubaze uburyo ari gukora. Uraho neza? Yego. Amahoro y'Imana nabane nawe. Ayamo twese amahoro y'Imana nabane natwe. Itumaze iminsi rero tubabona ku mbuga zitandukanye muri gutwika, niko twavuga mu mvugo z'iyi minsi. Muri gukora ibiganiro ngo mwatumwe n'Imana. Ese koko abarasta bashobora gutumwa n'Imana? Cyane rwose. Ni ukuvuga ngo Imana bayivuga abantu bayishushanya mu buryo bwabo. Bafata ni nk'uko bafata nyine akantu kubera ko batayizi, bayitekereza mu buryo bwabo nyine, bayishushanya mu buryo bwabo, ariko uburyo bashushanyamo Imana ntabwo ariko iri mu buryo bwayo. Imana iragutse kurusha uko bayikeka. Abantu bavuga bati Imana niyo yaremye isi, ni nayo yaturemye, ariko bavuga isi batazi isanzure. Buriya isanzure umuntu ashoboye kumenya ubugari bw'isanzure cyangwa uburebure bwaryo, nibwo yatangira kumva neza hari wenda Imana, kuko isanzure ryo nta n'umuntu uramenya iyo rigarukira. Muri ubwo buryo rero navuga ngo noneho ubutumwa mfite ni uko ibintu ntabwo bikiri bya bindi. Ibintu navuga ngo ibintu niba byari byubamye hano noneho byiyubuye. Ni nk'uko wafata ikintu kikaba cyari cyubitse hanyuma noneho kikaza kuburwa, cyangwa ikintu cyari gihishwe kikaza guhishurwa. Hano turi mu gihe kidasanzwe cyo kubona ibyo tutari tuzi, cyo kubona ibintu bya bindi nyine bitunguranye, bya bindi nyine ibintu atari yiteze, bya bindi umuntu atarazi, bya bindi umuntu cyakora ukuri agasanga ni ibinyoma, bya binyoma utaruzi ugasanga kumbi byari ukuri. Bya bindi byose byahishwe kubera kutamenya. Ubu nicyo gihe Uwiteka ari kwegera abantu, by'umwihariko Abanyafurika, abirabura, kugira ngo bakanguke kandi bamenye. Ndetse muri uko kumenya nibwo butumwa ndi gutanga ahantu hatandukanye, harimo kubohoka, gushingira ku kubohoka kwa Afurika. Iki nicyo gihe Afurika iri kubohorwa mu buryo navuga ngo buziguye. Ubundi dusanzwe turimba ngo twaribohoye, ariko uko twibohoye wakubaza ngo wibohoye ute? Abantu babivuga ukwinshi, ariko iyo urebye nyine witegereza usanga bataribohoye. Kuko kwibohora ni ugusubira mu bwigenge, ukagira ubwisanzure, kandi ugakora ibyo uhisemo, ugakoreshwa n'umutima wawe cyangwa n'amahitamo yawe, ukaba utagihitirwamo. N'ibindi byinshi bishingira ku kwibohora muzagenda mubimenya, ariko harimo mu kwibohora haba harimo no kwigira no kwihaza mu bikenewe, kuko ntabwo wakibohora ushonje cyangwa utihagije mu byo ukeneye, cyangwa n'ibindi byinshi harimo n'ubumenyi. Ntabwo waba udafite ubumenyi buguhisha icyo ukeneye ngo uvuge ngo waribohoye. Hariya ubukiboshwe nyine, ubukiboshwe na kwa kutamenya. Ni byinshi tuzagenda tubigarukaho, kandi uko wenda ngize uburyo bwo kuvugana namwe, niko ngenda mbahishurira bimwe na bimwe mu butumwa ngenda mpabwa na Data wa twese. Data wa twese niyo Mana navugaga. Reka mbabwire yuko kugira ngo mwumve neza, Data wa twese ni Data wanjye, ni Data wawe. Noneho uwo Data wa twese ari muri twe. Ubutumwa maze igihe ntambutsa cyangwa ubutumwa ndi gutambutsa ubu ngubu nk'uko Uwiteka aba yawumpaye, ni ubukuraho
icyo nakita nk'umukomisiyoneri mu mbuga wenda njya numva hano hanze, uriya muntu navuga ngo ni nk'umuranga wenda mu Kinyarwanda. Uwo mukomisiyoneri n'ibinyoma byakoreshejwe n'impamvu umukomisiyoneri yajemo hagati y'umuntu n'Imana, ariko atari umuntu wese, ahubwo iki gice cya Afurika, kugira ngo hazemo umuntu hagati y'umunyafurika n'Imana, kandi umunyafurika yarahoze ari mwene Imana. Nibwo butumwa ndi gutambutsa, kandi muzagenda mubwumva mu buryo butandukanye, kandi muzarushaho gusobanukirwa ndetse no kubohoka, kuko kubohoka niko kuzabaha gusobanukirwa birenze no kumva neza icyo Imana iri gukora muri iyi minsi. Turagira ngo wongere ubwire abakomeje kudutega amatwi kuri Zakari TV. Bamwe twarebye ku mbuga wagiye ucishaho kuri Kanguka Africa, bamaze kureba narebye comment cyangwa se n'abandi, dusanga abantu bari kuvuga ati uriya ni umusazi, uriya akorana n'imyuka itari myiza, ibiki n'ibiki. Turagira ngo umare amatsiko, koko abo bantu bagiye bandika comments, bagiye bakuvugaho, koko ibyo ukora ni Imana iba yagutumye cyangwa hari indi myuka iri inyuma igukoresha? Reka mbabwire yuko ibyo ngibyo kubivuga ni ikimenyetso cy'uko uwo muntu aboshwe, ntabwo akangutse, ntabwo abona. Kuko iyo myuka se ubundi yo uragira ngo abayibona, ntiyabona iyo myuka, ntiyabona n'iyo Mana. Ni ukuvuga ngo rero ibi ngibi niyo mpamvu mfite urugendo runini rwo kugenda mbigisha ibyo bintu nk'uko nabyigishijwe ngo mbibaye, kuko mbere nari umuntu nkamwe, nari umuntu nyine muri ubwo buryo uko mwiyumva, nanjye nari umwe muri mwe, mbere y'uko nshirwa mu ishuri rinyigisha ibyo bintu, kugira ngo nze byigishe Afurika y'abirabura, kugira ngo nze mbyigishe abirabura mu nzira yo kubohoka no kumenya no gusobanukirwa ibyo bahishwe, cyangwa ni nko gutwikurura ibyahishwe kugira ngo bimenyekane. Muri ubwo buryo rero ikijyanye no kuvuga ngo abantu ni imyuka, nk'ubu ngubu nababwira yuko mu nzira yo koloniza Afurika biciye mu iyicaro, navuga ngo ni iyicaroho, ni iyica muntu ariko mu buryo bwo muri roho. Buriya umuntu ashobora nk'ubu umuntu anteye icyuma natandukanwa n'umubiri, ariko roho ntacyo yaba yikozeho. Ariko umuntu akoresheje amagambo anyica muri roho. Ibi ngibi reka mbibaheho urugero kugira ngo mubyumve neza. Ariya magambo abantu nibakurikirana wenda ku mateka y'inyuma ho gatoya, cyangwa mu mateka ya kera cyangwa y'abantu bakuze, bazumva icyo bita umuvumo, kuvuma. Kugeza ubu ngubu ndi gutangaza yuko nta bukristu bukiriho. Abantu ntabwo bakiri abakristu, ahubwo ni abana b'Imana, ni bene Imana. Muri ubwo buryo rero nari ntangiye gusobanura ukuvuma, umuvumo no mu gitabo cyakomeje kutuyobora cyitwa Bibiliya, icya kinyoma bakomeze kutubeshesha, harimo ibyitwa kuvuma. Umugabo umwe avuma Abisiraheli. Uko kuvuma rero ntabwo byakunze, ariko kuvuma ni gushaka kugira ngo iryo jambo mwumve yuko ribaho. Kuvuma bigenderera roho, bigendera umuntu uri mu mubiri, kubera yuko umuntu uri mu mubiri ari we uyobora umubiri. Iyo uwo muntu w'umubiri amaze gupfa ahagaze, umubiri ukurikira cya gipfu cya kintu wa muntu asigara ari umuntu upfuye uhagaze, mbese niko abanyarwanda babivuga. Iyo umuntu amaze kwica uhagaze, ugenda ushobora guca mu nzira zikoreka cyangwa zigushiramo ahabi cyane harenze, kuko uba utakibona nyine, uba ugenda nk'impumyi, uba ugenda nk'utazi yajya, utawibagirwa iyo uva, utakaza ubutwari n'ubushobozi wenda byari bikugize. Ari nako byagenze ku Banyafurika. Ariyo mpamvu noneho n'abantu bari kuvuga bati imyuka mibi, uriya muntu akoreshwa n'imyuka mibi, ntabwo ari imyuka y'Imana. Ntabwo bafite ukuntu babigabanyije mu bice, kandi uko babikoze nyine babikoze ku nyungu zabo. Ni ikinyoma cyakozwe kugira ngo kirusheho kwica abantu bapfe bahagaze, cyangwa kwica abantu, kwica umuntu w'imbere, kwica roho ibamo umuntu. Uwo muntu w'imbere, ibyo byose byakozwe kugira ngo byangize umuntu w'imbere. Urakoze cyane.
ariko turacyakubaza kuko twagize amahirwe ubu twagendeye abantu benshi bagiye babona kandi bagiye bakubona kandi bagiye bagira amatsiko menshi yo kugira ngo mubashe kuvugana. Twebwe rero tubagendera tubabariza ibibazo baba bafite ku mutima baba bibariza mu gihe bo baramutse bababonye. Mbese iyo uramukubwira uvuga ibintu nka biriya ko twabonye ibintu uvuga ari ibintu bikakaye, ntabwo uba ufite muri ibi byose ubasha kuvuga. Nakubwira ngo ntabwo bangira bitewe nuko nzi Imana, ntabwo banabuke kubera yuko mba natumwe na Data. Buriya njyewe namara abantu amatsiko hano, reka mbabwire ko hano munsi y'ijuru cyangwa hano kuri ubu butaka turiho kuri uyu mubumbe, ububasha kuri njyewe bufitwe n'Imana na Data wa twese, kuko ari nawe untuma ibingibi mvuga. None se twasomye ijambo ry'Imana ari bubyemera ntabwo mbizi. Muri Timoteyo havuga ngo mu minsi y'imperuka muri Matayo ngo abahanuzi bazaba benshi, ngo kandi ngo hazabona abahanuzi b'ibinyoma. Mbese koko ibyo rimba wemera bira cyangwa se imba wemera ijambo ry'Imana nk'uko Imana igutuma, wowe bibona gute muri iyi minsi? Njyewe reka mbabwire ko iyo Bibiliya ni ikinyoma, kuko harimo nababwiye ngo ubu ngubu ubukristu ntabwo bukiriho. Ubukristu bugeze ku iherezo. Ubukristu nicyo kimwe mu bintu byaboshye abantu. Iriya Bibiliya mwasomyemo ibyo ngibyo ni ingoyi ziboshye Abanyafurika. Niba muzi wenda nka kuri gitakangurirwa kiboha nk'agasimba kikazenguruka n'imigozi kikazirikira ahantu hamwe, kikaba ahantu aho ngaho kikazirikiye kandi kakazanahapfira. Ni ukuvuga ngo rero Bibiliya ni imwe mu ngoyi iremereye yaboshye Abanyafurika. Usibye yuko kubera yuko n'urugendo, kubera yuko hano navuga ngo ntabwo murajijuka, wenda ku batarabibona, ku bataranabisobanukirwa, nabunganira mbabwira kuri ibyo ngibyo, kuri amagambo mbwiye ari muri Timoteyo y'ubuhanuzi. Ni muri Matayo. Ahari hose ari ahantu henshi avuga ngo mu isi y'imperuka hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Ibyo ngibyo ni kiriya kinyoma cyakozwe kugira ngo kibohe, gishirwaho n'imironko noneho isenya. Kuko si ibyo gusa, haravuga ngo ubundi muri iyo Bibiliya harimo ngo ukunda se. Yesu avuga ngo ukunda se cyangwa nyina kubandutisha uwo si uwanjye. Urimo kubyumva icyo kintu? Ariko iso buriya mu bantu bariho angana nande cyangwa nyoko. Fata nyoko yarakonkeje aragukuza, nyoko ni nawe wowe arega. Urabona iyo umubyeyi atwite akabyara, uriya mwana ni nkuko wafata inyama yawe n'iy'umugabo wawe, cyangwa ni nkuko bafata izo nyama ebyiri bakazihuriza hamwe zikongera zikavamo umuntu. None mbwira uwo muntu uvuga uri kuzamo hagati akavuga ngo wiyo hirya hakurya ngiyo aho twita ishyanga, uwo muntu uri kuvuga ngo ntukakunda abo ngabo, ntukakunda umubiri wawe kumurutisha, ubwo muntu we ninde? Ubwo urumva mama wawe na papa wawe ni umubiri wawe. Ariko wibuke ko nubwo ababyeyi bakubyaye, dukunda ijambo ry'Imana tubwira ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu. Kuba yaravuze ngo ukunda se, kuko tugomba gukunda Imana kuko niyo yasize, niyo yahaye babandi izambaraga zo kugira ngo babashe kubyara. Buri Imana yidatekereza ko ugomba kubaho ntabwo wari kubaho. Niyo mpamvu rero wa wundi yaje ari uko hari uwabanje kubaho. Nawe ubwawe uriho wabayeho kubera ko Imana yabanje kubaho ikavuga ati uyu ni umuntu niremeye. Niyo mpamvu rero Imana tubwira ngo tugomba kuyikunda, kuko hari benshi bafataga ababyeyi babo cyangwa se bakumva ko Imana nyine nkuko nawe uri kubivuga uti Yesu yaravuze ngo ukunda se kubamurutisha, ariko tugomba gukunda Yesu kuko nawe yaremera nadupfira kubw'ibyaha twari dufite. Sasa ibyo ngibyo biragoye kubera yuko abantu baba batarajijuka. Nibyo ibingibi ndabizi yuko mugomba kugira ibibazo nk'ibyo ngibyo,
kandi no kubera ko mutarajijuka nyine mukiboshwe muri ya migozi, ariko uko muzagenda mujijuka niko muzasobanukirwa yuko uwo Yesu atabapfiriye. Ni ukuvuga ngo icyo kinyoma kivuga ngo Yesu yarabapfiriye, yapfiriye nde? Yaradupfiriye kubw'ibyaha twari dufite. Barakubwiye ngo Yesu yaragupfiriye kubw'ibyaha twari wari ufite dufite. ibihe ibyaha. kubw'ibyaha twari dufite Ibihe byaha twaracumuye. wari ufite ibihe byaha. Ijambo ry'Imana atubwira ngo Iryo jambo rero iyo migozi yose baboshe, uri kubona yuko nta ahantu hose uraboshe. Ahantu hose uri kujya guca harimo ijambo ry'Imana. Uko icyo nicyo Uwiteka akoreye Abanyafurika, kuko icyo ngicyo buriya ubwacyo n'abariya abantu Yesu akomokamo, ntabwo ibyo bintu ntabwo wasanga bafite imitekerereze imeze gutya, kubera yuko ni twebwe byakozwe kugira ngo byice abirabura babone uko babasahura ibyabo, kandi barabisahuye na n'ubu baracyasahura na n'ubu kandi urugendo rwo gusahura ubu Uwiteka ari gukora imirimo. Nuvuga ngo njyewe hano ntabwo ntangiye uyu munsi maze igihe, kuko wenda n'ikimenyetso kuri Zaburi nshya ikiganiro watanzeho 2020 kivuga ku madini. Nyuma yaho yarahagaze abantu barambwira ngo buriya ngo ibyo wahanuye ngo byabaye, ngo kuko ngo amadini bayahagaritse, ariko nyamara ntabwo byari byaba. Ni ukuvuga ngo biriya bintu ubwo nabonaga amadini ari nka kwasiteri, nabonye amadini ari kwasiteri zari zitwaye abantu, mbona noneho izo kwasiteri umuhanda wacitse, ntabwo zigifite inzira yo gucamo, zitwaye abantu. Ibyo ngibyo rero ni inzira yo kubohoka, kuko ayo madini ubwabyo ni ingoyi iboshye abantu kugira ngo badahura n'Imana. Ntabwo ayo madini ntabwo araduhuza n'Imana, ahubwo natubuza kumenya Imana ukwiri. Ni nk'uko wenda nshobora kukubwira nti ufite papa wawe wenda ukaba uri mu rugo iwanyu, nkaca inyuma nkagutwara nkagushyira ahantu wenda nko mu kantu nkakuzirikiramo mu kantu k'akagereza, nkakubwira nti wowe ujye umbwira, ngewe nzajya nkubwirira wenda runaka, cyangwa nkagira ibyo nkwigisha kuri papa wawe, ariko wowe ntiwigere uhura nawe. Nkakubwira ni papa wawe ameze gutya cyangwa ameze gutya na gutya, nkagira ibyo nkubwira, nkakereya uko uri buze gufata papa wawe, ariko papa wawe atari kwari. Kuko abantu navuye ngo abantu ni bene Imana, Imana iri muri twe. Ntabwo abantu kugira ngo umuntu ahure n'Imana bisaba undi muntu runaka ushobora kumuhuza n'Imana, kuko Imana ntabwo hagati y'umuntu n'Imana ntabwo harimo intera ku buryo wenda hari imodoka izaza kugutwara ikakugeza ku Mana. Ahubwo kubera yuko abantu turebera mu mubiri, batwambuye ubushobozi bwo kurebera muri roho, kureba ibidafatika, kuko umuntu agizwe n'umubiri na roho. None dusigaye turebesha aya maso y'umubiri, uyu mubiri, kandi dufite amaso yo muri roho, ariko muri roho twarahumye turasinziriye, muri roho twapfuye duhagaze, muri roho twataye ubwenge ntitukifite icyo tumenya, muri roho ntituzi iyo biva n'iyo bijya, ahubwo turacyacungira ku mubiri. Wavuga ati byavuye cyangwa byaje bite? Izo nyigisho zaciye mu basogokuruza bacu, bagenda baziherekanya izitwa ubukristo. Abo bantu wenda bafite ibyo bibazo bazabanza bakurikirane uko ubukristo bwaje hano muri Afurika n'icyo bwari bugamije, babanze basobanukirwe. N'abigishe ubukristo ese baje bate, baje bashaka iki? Baje ari urukundo rushaka kugira ngo abantu bahure n'Imana koko baguke kurushaho, cyangwa baje bafite ibyo bari kwishakira, ahubwo ari kugira ngo babahugenze babone uko batwara ibyabo byari bibagize. Ibyo ni ngo ukuri ni uko baje bavuga Imana kugira ngo batware ibyo abo bantu bari bafite. Ijambo ry'Imana mu buryo bwo kuryubaka bubatse yuko kujya mu ijuru k'umutunzi kungana kugeranwa nuko urudodo rwaca mu izuru ry'urushinge, ingamiya yaca mu izuru ry'urushinge, kandi ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ariko ku mpamvu zo kugira ngo bambure Abanyafurika ubwo butunzi bwabo babujyane nk'uko babigenje nyine, nk'uko bakibigenza, kugira ngo bo
kugira ngo abanyafurika noneho bo basigarane rya jambo ry'Imana rivuga ngo kujya mu ijuru k'umutunzi kungana nuko ingamiya yaca mu ijuru ry'urushinge, ibyo bintu bidashoboka. Akavuga ati rero ntabwo dukwiriye kuba abatunzi, ntidukwiriye kugira ute no kujijuka n'iki kugira ngo tutaba abatunzi kugira ngo tuzajye mu ijuru. Ikindi nababwira ngo iryo juru bababwiraga, iryo juru ni ikinyoma, ntabwo bibaho, nta juru ririho, iryo juru ntabwo ririho. Ariko iryo juru n'imyaka nababwira ngo isi bayeho ibinyamiliyoni by'imyaka myinshi. None Imana iryo juru ryubatse muri iyi minsi, muri iki kinyejana cya kangahe ko aribwo baje kuri twigisha? Imana ubu itangiye kubaka ijuru, wenda dusabye nka Bibiliya ni wenda bavuga yuko wenda ziriya nkuru za Yesu arizo mu 2000 bazishushanya akazihuza ni mu 2000. None icyo gihe nicyo Imana iryubakiye, niho ryuzuriye. Abambere bayaho se bo bazajya he? None se hano mu Rwanda kurigezemo ejo bundi ahangaha, ubwo basokuru n'abasokuza bacu nabande bose abo dukomoka bose bo baba he? Ntabwo habaho ijuru, habaho isanzure. Nibwo butumwa nakomeje guhabwa, kandi ni nabwo butumwa mfite kugenda nsobanurira abantu uko nabuhawe kugira ngo basobanukirwe byose. Iryo isanzure navuga ngo ni isanzure ni ahantu hose hashobora kwitwa, ahantu hose hashobora kugabana inyito, habe mu mazi, habe ikuzimu, habe hehe, hose ni mu isanzure. None ariko ubugari bw'isanzure, ubwoko bw'isanzure burarenze kugeza ubwo wenda wavuga ikintu gito kigeraho nta kintu kitakibarika. Mbese ubwo ngo mu busanzure bw'isanzure urabona nk'imbere yanjye bura hari umwuka ndi guhumeka. Uwo mwuka abasobanuzi wenda abahanga mu by'ubumenyi bagiye kure cyane babonye yuko uwo mwuka harimo ubwoko bwa oxygene na carbone. Uwo mwuka wa oxygene rero niwo winjira nkasohora carbone. Uko niko abagenze kure cyane babona ibitagaragara babivuga. Ariko noneho muri uwo mwuka harimo iki? Ese nabaza ngo hari umuntu, nta bushakashatsi burabaho bushobora gukamera umuntu wenda ari nko kuva mu mubiri, ndavuga gupfa, ngo imukamere ibone neza uwo umuntu amusohotsemo cyangwa roho imusohotsemo iragiye, cyangwa ibone nuko igenda, ngo ibone naho yicaye naho igize ite. Ibyo ngibyo ni ibintu birebire, ariko ntivuga ku isanzure nkuko nzagenda ndibasobanura. Isanzure ubundi iyo umuntu avuye mu mubiri, uwo muntu ubu hano ngewe meze gutya ngizwe n'ibice bibiri, ngizwe n'umubiri na roho. Igice cya roho ni ikindi gice cy'umuntu ungize, niyo muntu wa nyawe ugena uko umubiri witwara, ugena umubiri navuga ni nka housing, ariko ikoreshwa na roho irimo, kuko iyo roho ivuyemo umubiri uhita uhagarara ugashingurwa nyine ugashyirwa mu gitaka nyine. Hariya rero iyo mvuye mu mubiri, roho igiye mu isanzure itangira kugira ibikorwa, itangira kuba nyine mu buzima bw'isanzure itambaye umubiri, ku buryo ishobora kugira ibikorwa bifite aho bihuriye n'umuntu